Ndabasuhuje nanone, iri ni irindi shyamba, mbabona irindi shyamba rya make naryo kuri miliyoni 1.5. Naho ni mu kagari ka Gakamba mu mudugudu wa Kamugenzi, ni muri Mayange naho mu karere ka Bugesera. Nibyo rero mba mvuga, nta hantu na hamwe muri ubu Bugesera ushobora kubona ishyamba ku mafaranga miliyoni 1.5 yonyine. Ishyamba ririmo ibiti bikuze ushobora guhita usarura ugatangira ukabyubakisha cyangwa se ukabigurisha, ugahita usarura ishyamba miliyoni 1.5. Ubuso ni metero kare 300. Zoning cyangwa se riherereye mu buryo bwa master plan ni mu buhinzi, niyo mpamvu ari amafaranga make nko gutoragura. Iri rero nawe naryo waryiguriye kuko ryo risigaye irindi ryo bararitwaye miliyoni 1.5, ugahita wigurira ishyamba. Mbibutsa ko ahangaha ni mu kagari ka Gakamba, umurenge Mayange, umudugudu Kamugenzi. Kuhagera uvuye ku biro by'umurenge wa Mayange hano muri centre ya Biryogo, uramanuka ku muhanda uteganye n'ibyo biro by'umurenge ku kabari bita ku Makaro, ukahamanuka mu kilometero kimwe ugeze mu centre ya Gacubiro. Urenze kuri iyo centre iki ni kilometero kimwe ukaba ugeze mu centre ya Kamugenzi, ariho n'iri shyamba riri. Karibu rero mwigurira ishyamba n'abandi batararitwara. Murakoze cyane, nitwa Professor Muhigi, gahunda nk'ingi naho butaha. Ciao ciao, Imana ibahe umugisha.